Hello guys, inshuti zanjye, inshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwiriwe neza, muri aka kanya ndaje ngo twigane gukora donut chicken. Donut chicken ni snacks z'inkoko zikoze mu buryo bwa donut. Donut muribuka modeli y'amandazi nigeze kubigisha yitwa donut. Ni ukuvuga ngo n'izi nkoko turazikora nk'ariya amandazi ya donut uko aba ameze, ukoze donut nyine. Ni ukuvuga ngo ingredient nkoresha ni inkoko itogosheje ndetse icopinze cyane, bibaye byiza wayisya muri blender, ariko ndashaka kwigisha abantu badafite na blender. Uramutse udafite na blender wakwifashisha iki kugira ngo uteke donut chicken? Yes, ubwo rero icya mbere, ingredient ya mbere ni inkoko, ikindi ni biriya birungo mureba bigizwe n'ibitunguru bicopinze na poivro zicopinze na karoti zirapye na poiro ndetse na celery, hagakurikiraho umunyu na white pepper. Ku nkoko turakoresha white pepper, murabibona, dukoreshe Royco, dukoreshe na chicken masala, hanyuma dukurikizeho ifarini ndetse n'igi bikubise kugira ngo tubashe gukotinga ya donut idashwanyukira mu mavuta. Turayideep fryinga nk'uko uzi deep fryinga, cyangwa se turayiteka mu mavuta menshi nk'uko uzi uteka amandazi mu mavuta menshi. Nta musemburo nshyiramo, mu nyama ntabwo bashyiramo capamandazi, nta nubwo bashyiramo rovire umusemburo w'imigati, ukoresha biriya birungo bisanzwe. Yes, ukurikire rero, ni Tantine wanyu Jackie. Hanyuma wowe mushya kuri iyi channel ugifungura, ntugende udakoze subscribe, wihutire kubanza gukora subscribe kandi no kukazogera ka notification, hanyuma ukore like, ushyireho comment, ujye sharinga n'inshuti zawe. Nkomeze kandi gushimira abantu bampa ibitekerezo byo kubigisha ama item. Ni donut chicken ni inshuti yanjye yansabye kubigisha gukora donut chicken. Murakoze rero, ubu ngiye kubaga iyi nkoko, hanyuma nimara kuyibaga ndakuraho igice kimwe cy'ukuguru, hanyuma ngende nyitogose. Nimara kuyitogosa ndayibiza nyine mu mazi ishye itogosheje, hanyuma nyizane nyitunganye ihiye, kuko ntabwo yivuye muri firigo urayibaze, ntabwo wayikore ari mbisi. Ubanza kuyibiza kugira ngo uyitunganye neza ubone kuyikoramo donut. Murakoze rero, dukomeze ukurikire ntihagire ikigucika. Yes, ubwo rero ya nkoko twayitogosheje, nababwiye yuko ninyitogosa nje kubigisha ntabwo yose nyikoramo donut. Ndafata akaguru kamwe mba ariko nkoramo donut. Urabona, uramutse uri iwawe wakora byinshi utapfa no kwigondera muri hoteli, ugafata icyemezo cyo kubyikorera. Yes, turafata rero akaguru k'inkoko, hanyuma
choping tuga choping. Bazicopinga neza rwose ku buryo ubona wagira ngo zirasiba, ariko uramutse wumva kuzicopinga biguteye ubute, uzikubita muri blender ukazisyana na biriya birungo bindi byaba biriya bya naturel. Yes, ngiye rero nkuko maze kuyicopinga, ngiye gukurikizaho kuyikorera marination. Uriya ubundi ayitemu yose ikoze mu nyama z'inkoko iba iryoshye biteye ubwoba, kandi ihenda kubi, haba mu mahoteli haba mu maresitora. Ndakurikizaho gushyiramo ibitunguru, puwaro, puwavuro, ubu ngiye gushyiramo bya bitunguru, ndabishyiramo bimwe byose, na puwavuro, na karoti, na puwaro ndetse na seleri, hanyuma mvange. Yego, ndashyiramo umunyu, mvange, nkurikizaho black pepper, white pepper nako ni white pepper ntabwo ari black pepper. Ndakurikizaho akayiko ka royiko, icyo umaze gukoresha uhita ugishyira hirya kugira ngo ukurikizaho akandi kari powder, ukurikizeho kandi chicken masala.
ndakurikizaho soya sauce, ubundi ukoresha light, soya sauce light ariko nayibuze, iyo uyibuze rero upfa kwifashisha soya sauce dark. Ukavanga ukurikije uko ubibona ntaranabiteka, iri funguro riraba riryoshye pe. Bishobora bashyiramo n'akamagi kamwe cyangwa tubiri, ariko njye ntabwo ngashyiramo kuko nashyizemo ibintu byinshi biryohereye, za royco, za soya sauce. Yes. Ubwo rero ndafata agafarini gakeya, ko kugira ngo bize kwegerana, ivange. Ukurikizaho gushyiramo igi, igi rituma bifata ntibishwanyukire mu mavuta. Hanyuma nindangiza ndafata agafarini ngashyira aha ngaha kugira ngo ngakotengishe neza mbere yo gushyira mu mavuta. Ndatangira mfate bihombe neza, nageze ngo ni ikirungo mupfundure. Yes, iyo umaze gukora akabumbe rero ugira gutya ukajombamo urutoki, wajombamo urutoki ushobora gusukamo nk'amagi wakubise ukagira ngo uyakwirakwize hose kugira ngo utaza gushwanyuka.
kubuzuza kugira ngo bose babe bangana. Ukaminjiraho agafarini ukagafatanya na ya magi nyine kubikomeza. Nkongera nkabumba ibindi, ubumbira mu kiganza. Nyuma yo gusigaho amagi, uri kugateraho ifarini kugira ngo n'amagi nayo ataza gushirira. Utu twose ndi kubereka ni utumeri Christmas. Muramenya abana nibaza muri vacances ntimuzababurire Christmas kandi biroroshye. Uvuga ngo sinfite amafaranga yo kubajyana ahantu, wahita ugenda ukagura agakoko gatoya kadahenze, ibitunguru by'ubyisanganiye n'amapuwavuro n'iki, maze ukaza ukabakorera donut chicken with vegetables. Yes, donut zanjye ngiye kubanza mbe nshyizemo izi ngizi 3, hanyuma ngaruke nongere nkore izindi kuko mbonye abashyitsi ngo mbere yo gutegura donut nyinshi. Duhurire mu gikoni. Yes, ngiye gushyira mu mavuta noneho, hanyuma dutegereze. Donut zanjye zose zirahiye, iza mbere batangiye kuzirya. Urazibona donut.
mwayibonye rero donati zanjye, dore ngizi murazibona, dore donati ni uku ziba zimeze, zirimo n'umwenge umeze uku. Yes, kanze nshyireho n'iza gatatu kuko izi ngizi ni iza kabiri. Uramenya ntugende udakoze subscribe, like and comment, wohereze n'inshuti zawe. Tuzahora ubutaha rero ku rindi somo, turi kumwe. Ciao ciao.